kivuga ngo mbere y'uko twigisha amazina yanjye nitwa Nyirandatije Rebeka, mwabonye ko mwakorewe na Mifemu Junior ku itorero rya Kabera. Ubwo nanjye naturutse ku itorero rya Kabera. Icyigisho ni icya 8. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo muri Zaburi umugabane wa mbere. Cyo kwibuka nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abana agahumbi, inzovu enye n'ibihumbi bine, bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza uwa 5 hadusobanurira neza iby'abana inzovu enye iby'abana agahumbi, inzovu enye n'ibihumbi bine. Hadusobanurira ibyabo se bari gukora iki kuri uwo musozi, se kubera iki bari kumwe n'umwana w'intama. Umurongo wa 4 w'igice cya 14 cy'Ibyahishuwe haravuga ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko arabaziranenge. Ahangaha muri Bibiliya batubwiye ko aba bantu agahumbi, inzovu enye n'ibihumbi bine ari abaziranenge kandi batigeze biyandurisha ikibi icyo ari cyo cyose. Gusomana ubushishozi igitabo cya Zaburi biduha amakuru arambuye atuma igitabo cy'Ibyahishuwe kirushaho kumvikana. Hagaragaza umurimo w'itorero ry'Imana ryasigaye, ubwoko bw'Imana bwo mu minsi y'imperuka bwahawe inshingano imeze nk'iya Isirayeli ya kera. Ubwoko bw'Imana bwo mu minsi ya nyuma ubwo si twe babwira. Ubwo Isirayeli ya kera, iyo umunyamahanga yumvaga Isirayeli yumvaga ari ubwoko bukomeye, kuko Isirayeli tuzi neza ko bwari ubwoko butinyitse kuko bwari ubwoko bwatoranyije. Nk'uko Isirayeli ya kera yatinywaga mu mahanga kandi bari bayizeye ibintu byiza, niko natwe tugomba gukora imirimo myiza tugatandukana n'abanyamahanga. Tugomba gukora bitandukanye n'abanyamahanga, tukagenda bitandukanye n'abanyamahanga. Imirimo yacu ikaba itandukanye, nibwo tuzaberera imbuto. Tugomba kuba umuti uvira amahanga. Wakibaza uti se njye nawe tuvira amahanga, bagenzi bawe muturanye, abo mukorera, abo mukorana ndetse abo mwegeranye n'abo mubana, nibo tugomba kuvira tukababera umuti. Irarika ry'imbabazi riheruka rihamagarira abantu bose kuramya no kubaha umuremyi wabo. Tugomba guhamagarira abantu no kuramya no kubaha umuremyi wacu. Ingingo yo kuwa mbere iravuga ngo umutanzi wacu. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 15 tuhasanga ko Kristo ari we muremyi wacu, kandi Kristo yinjiye ahera cyane, kandi Kristo ubwo yinjiraga ahera cyane ntabwo yahinjijwe n'ibitambo n'amaraso y'ibitambo by'ihene cyangwa ibimasa, ahubwo yahinjijwe n'amaraso ye bwite yatwitambiye. Ese ni bangahe banejejwe nuko Kristo ari umutambyi wacu? Kandi Kristo ni umutambyi wacu, kandi ni nawe igitambo cyacu. Nibyo kwishimira kuko Kristo yatubereye igitambo, atubera n'umutambyi. Muri iyi mirongo y'Abaheburayo iyo usomye neza usanga harimo ikibazo kivuga ngo ese ko ivu ry'ibyo bitambo ryahumanuraga abahumanye, Kristo utagira inenge ntazaduhumanura imitima? Se ko mudasubiza, Kristo ntazaduhumanura imitima? Yego. Kristo azaduhumanura imitima kuko Kristo arabishoboye. Ingingo yo kuwa mbere yavugaga ngo umutambyi wacu, dusanze umutambyi wacu ari Yesu Kristo. Ingingo yo kuwa kabiri iravuga ngo ku musozi Siyoni. Twabonye mu cyo kwibuka umusozi Siyoni
umwana w'intama n'abo yacunguye bahagaze ku musozi Siyoni. Twaje gusanga umusozi Siyoni ari umusozi w'Uwiteka. Iyo dusomye muri Zaburi ya 15 tuhasanga Dawidi yibaza abantu bahagarara kuri uwo musozi. Nawe ari wowe kandi wakibaza se kuri uwo musozi w'Uwiteka hazahagarara umuntu umeze ute? Reka dusome Zaburi ya 15. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ni ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Ntabeshyereshye abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. N'iyo twagarukira aha ngaha tumaze kumva abantu bazahagarara kuri uwo musozi, ni abatabeshyereshya abandi ururimi rwabo, ntibagirire bagenzi babo nabi, kandi ntibashyushye inkuru z'abaturanyi babo. Twakibaza se ibi twabishobora cyangwa twabishobozwa n'iki? Ariko umwanditsi w'icyigisho we yaravuze ngo nta wundi mwanzuro twafata uretse uwo kuvuga ko ntama w'Imana ari we udushoboza guhagarara kuri Siyoni. Twemerere ntama w'Imana adushoboze kandi adukomeze, aduhe imbaraga zo gukora ibitunganye, twirinde ibitagenda neza kugira ngo tuzahagararane n'umwami wacu kuri Siyoni. Ingingo yo kuwa gatatu iravuga ngo amategeko imitima yacu. Iyo dusomye muri Zaburi y'119 umurongo wa 55 haravuga ngo Uwiteka njya nibuka izina ryawe nijoro, nkitondera amategeko yawe. Iyo Bibiliya igaragaza abasigaye cyangwa abacunguwe bafite izina ry'Imana ryanditswe mu ruhanga rwabo, ntaho biba bihuriye no kugira inyuguti zanditswe mu ruhanga rwabo. Ba bantu 1,400,000 twabonye ko kwibuka bafite izina ry'Imana mu ruhanga rwabo, ntabwo byari bisobanuye ko bafite inyuguti mu ruhanga rwabo, ahubwo ni ukugira imico y'Imana mu ntekerezo zawe, mu mitima yabo no mu mibereho yabo, bakagaragaza urukundo rw'Imana ndetse n'imico y'Imana. Aha ngaha natwe twagakwiye kuba dufite izina ry'Imana mu ruhanga rwacu, kubera ko tugomba kugira imico y'Imana mu ntekerezo zacu no mu mitima yacu no mu mibereho yacu, kandi tukagira urukundo nk'urw'Imana. Nasabira njye namwe kugira ngo tugire imico y'Imana mu ntekerezo zacu, kugira ngo twandike izina ry'Imana mu ruhanga rwacu, kuko Bibiliya yavuze ngo abantu barahirwa kandi ni abaziranenge. Noneho zirikana amagambo aboneka mu Baheburayo. Iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi. Niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome byabo sinzabyibuka ukundi. Aha ngaha sinzi niba muri gukurikira cyangwa niba muhuze, ariko aya ni amagambo y'ibyiringiro y'uko Uwiteka azibagirwa ibicumuro byacu n'ubugome bwacu, hakagaragara gukiranuka k'Umwana. Kuri iyi ngingo yo kuwa gatatu ivuga ngo amategeko mu mitima yacu, tubonye ko nitwemerera Uwiteka azashyira amategeko mu mitima yacu no mu bwenge bwacu, kandi ibyaha byacu bizibagiranwa sibyibukwe ukundi. Ingingo yo kuwa kane iravuga ngo Zaburi ya 5. Iyo dusomye muri Zaburi ya 5 turasangamo uburyo ki Imana yanga ikibi.
turasoma ku murongo wa 5 twumva ko hatubwira kuko utari Imana y'intambira kibi umunyangeso mbi ntazabe iwawe abibone ntibazahagarara mu maso yawe wanga inkozi z'ibibi zose uzarimbura abanyabinyoma Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Ahangaha Uwiteka yanga inkozi z'ibibi kandi yanga abicanyi n'abariganya. Muri make Uwiteka yanga ikibi, ariko nubwo Uwiteka yanga ikibi, Uwiteka nubwo yanga icyaha, ariko twishimire ko Uwiteka akunda umunyabyaha. Reka dusome mu byigisho batubwiye ngo abanyabyaha bakuwe mu rupfu bahabwa amahirwe yo kubaha Imana. Ntabwo ibyo byari ibyabo. Kuba abanyabyaha twarahawe amahirwe yo kwegera Umukiza, ibi ntabwo byari ibyacu habe namba. Twabihawe nuko Umwana w'Imana ukiranuka ahagaze mu mwanya wacu. Ese si byo kwishimirwa? Abantu sinzi ibyo mugiyemo, ariko twagakwiye kwishimira yuko Uwiteka ahagaze mu mwanya wacu. Ntabwo ukurikije n'ibyo dukora, ntabwo twagakwiye guhagarara imbere y'Imana. Ariko batubwiye ngo abanyabyaha barababariwe, baracunguwe, ntabwo ibibi byabo bikibabarwaho, kubera ko Umwana w'intama w'Imana yishyuye ikiguzi cy'ibyo baregwaga. Ahangaha twagakwiye kwishima kandi tugashima n'Uwiteka, kuko baratubwiye ngo twaracunguwe kandi twarababariwe kandi twaracunguwe, ibibi byacu ntabwo bikitubarwaho, kuko umwenda twari dufite Kristo yaratwishyuriye. Ingingo yo kwa 5 iravuga ngo igisha abanyabyaha inzira yawe. Guhamagarwa n'Imana ni kimwe no gutumwa nayo. Mu bushishozi bwayo, Imana yahaye abacunguwe inshingano yo kuyikorera, bakayibera ijwi mu isi yacumuye. Aha baratubwiye ngo guhamagarwa n'Imana ni kimwe no gutumwa nayo, kandi Imana yahaye abacunguwe inshingano yo kuyikorera. Twasanga abacunguwe ari twebwe se? Ubwo rero ahangaha dufite inshingano yo kuyikorera, kandi ngo tukayibera ijwi mu isi yacumuye. Ku rugero rumwe, uruhare rw'abantu bayo ku isi rugomba kugaragara mu buryo bufatika. Nuko rero abemera ubuntu bwa Kristo bakwiriye kugira ibyo bigomwa. Bakwiriye no gukora uko bashoboye kose kugira ngo babe icyitegererezo cyiza gituma abandi begerezwa Imana. Tugomba kuba icyitegererezo cyiza aho dutuye, cyangwa se mu bo dukorana nabo, cyangwa se mu bo tubana no mu baturanyi bacu, kugira ngo imirimo yacu myiza ibegereze Umukiza. Iyo dusogongeye tukumva ko Uwiteka agira neza, niho tugira icyo tubwira abandi. Nk'uko Filipo yashohoje Natanayeli kuri Yesu amaze kumubona, niko natwe dukwiriye kugira abandi inama yo kumusanga. Natwe dufite inshingano, ntabwo dufite inshingano yo gukora ibyiza kugira ngo tugarure abandi kuri Kristo. Nitumara gukora ibyiza, kubabwira kuza kuri Kristo ntabwo bizatugora, kuko bazumva tuzabakumbuza Umukiza dukorera, nabo kurigira Umukiza twamenye ntabwo bazazuyaza kubw'imirimo myiza batubonaho. Ingingo yo ku wa 6, ibindi byo kwiga no kuzirikana. Igitekerezo cy'imibereho ye, uyu bavuga hano Dawidi, kigaragaza ko nta kandi kamaro k'icyaha uretse gukoza umuntu isoni. Mwebwe uko mubizi, hari ingaruka nziza icyaha kigira? Nazo, uretse gukoza umuntu isoni. Nta cyaha na kimwe kigira ingaruka nziza uretse gukoza umuntu isoni no kumuteza ibyago. Ariko kigaragaza nanone ko urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo bishobora kugera aho ariho hose. Ibi birumvikana neza. Imbabazi z'Uwiteka
icyaha kigaragaza ko imbabazi z'Uwiteka zagera ahariho hose. Nta kure cyane Uwiteka atagukura, kuko umuntu ashobora kuba ari igisambo ruhago muri karitsiye mumuzi, ariko Uwiteka akamuhindura akaba umuvugabutumwa, akaba umuririmbyi, agakora umurimo wose wo kubwira abantu ubutumwa bwiza. Si bishoboka? Abantu nimba niba muri turi kumwe, si bishoboka ko umuntu yaba ari igisambo ruhago muri karitsiye Uwiteka akamuhindura umukozi wawe? Birashoboka cyane. Icyaha kiragaragaza yuko, niyo mpamvu aba batubwiye ngo icyaha kiragaragaza ko kiragaragaza ko urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo bishobora kugera ahariho hose. No kwizera ariko kuzazahura umuntu wihana agasangira n'abandi ibyiza byo guhindurwa abana b'Imana. Umuntu avuka ameze nk'ururabo maze agacibwa ahita nk'igicucu kandi ntarame, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Ariko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha zahereye kera kose zizagera iteka ryose. Gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo, ni koko agirira neza bitondera isezerano rye, bakitondera amategeko ye bakayakomeza. Reka dushime ku Uwiteka nubwo yanga icyaha ariko atanga twebwe abanyabyaha, kandi tumushimire ko Kristo yemeye gutamba umwana wayo Yesu Kristo akatubera igitambo, kandi dushime Kristo atubereye umutambyi. Kubera ibyaha byacu ntitwari kubasha guhagarara imbere y'Imana. Reka dushime Kristo kubw'amaraso ye yadukijije akadukuraho inenge, kandi tumwemerere imitima yacu ayandikemo amategeko, ubwenge bwacu tubashe kugendera mu nzira ikwiye. Ibyo nibyo nabasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Jansenga Vispi, aka kanya twahageze.